ndagira ngo mbere yuko dutangira spiritual warning igice cyacu cya 7 nkwibarize, ese wowe wambara imyenda y'umukara inshuro zingahe nko mu cyumweru? Ndagira ngo kandi nkubwire ubwoko bw'iyi myenda 5, ibintu ugomba kwitondera mu myambarire yawe, kuko wasanga nawe wabikoraga utabizi ugapfa kwambara uko ubonye, ukambara ibyo ubonye byose, bikakugiraho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze, mu mibereho, mu mahirwe, mu buryo bw'amahirwe, mbese muri rusange ukisanga hari imyuka mibi, za mbaraga twise negative energy muri yasi yacu tuba tutabonesha amaso mu buryo buri spirituel, ugasanga uhora wiyangiza buri munsi kubera utabizi. Burya ngo imyambarire mu bice byinshi by'isi ntago abantu bayifata nko kwambara gusa, kurimba, ikaba imyenda yo kujyana ahantu hagiye hatandukanye, mbese biraho mu buryo busanzwe. Oya, ahubwo babifata ko imyambaro yacu ifite uruhare runini mu kugira amahoro mu mutima, mu kwikururira ibyago n'ingorane, cyangwa se imbaraga umuntu yihamagarira mu buzima bwe. Narabibabwiye ko siyanse ubwayo, abanyesiyanse ntago bari babyemeza, ariko nubwo batabyemera cyangwa se ngo bagende babigarukaho babiha agaciro, ariko nabo barabizi ko ibi bintu bikora, ndetse bagendeye ku ngero bagenda babona hirya no hino, ku buhamya bugenda butangwa, ndetse n'ibyo bibonera n'amaso yabo, ibi bintu birakora monsheri. Niyo mpamvu nanjye kuri icano yanyu ntazajya mpwema kubagezaho inkuru nk'izi uba utasanga ahandi. Burya erega niyo ibintu waba utabyemera, ariko uba ugomba kwibikaho amakuru, ukamenya uko izindi sosiyete zibayeho, hato utazisanga mu gihugu runaka cyangwa muri sosiyete runaka bafite ibintu bagenda baziririza, nyamara wowe ukaba utabizi, ukaba uri aho ngaho, baraho bagucishamo ijisho, byanarimba ukabona bari kuguha akato kubera ko utamenyereye imico yaho, utazi ikijya mbere, utazi ibyo bakunda, utazi ibyo banga. Iyo rero utabizi ngo ubyitwararike, n'ubundi bakubonamo nk'umuntu badakwiye kwisangamo, kandi wenda wagiye nko gukorerayo, kwigayo se. Niyo mpamvu ngiye kuzafata n'igihe kuri icano nkajya mbagezaho n'imico itandukanye y'ibihugu bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane nibanda kuri ya mico ibitangaje ndetse inatandukanye cyane, kugira ngo nuzisanga muri icyo gihugu cyangwa muri iyo sosiyete, cyangwa se ugahura nabo ahantu hagiye hatandukanye, uzajya umenya uko witwara, kuko ni hahandi ushobora kugera ugakora ikosa rimwe ukisanga mu mazi abira bitewe no kutamenya. Isi yabaye nk'umudugudu, igihe icyo ari cyo cyose, niyo waba uri mu Rwanda, guhura n'umuntu wo muri Indonesia, Pakistan, za Paraguay, Canada, ni ibintu byoroshye. Uba ugomba rero kuba uzi utuntu ugiye wibitseho, cyane cyane tw'umuco. Reka twikomereze, ibyo tuzagira umwanya wabyo wo kubiganiraho. Gusa ibi byo by'imyambarire ndetse n'izi mbaraga tutabonesha amaso yasi, mpora mbabwira, ntago ibi byo bireba abantu bo hirya gusa, kuko n'inaha iwacu muri Afurika ndetse no mu Rwanda hari abantu benshi iyi myizerere bayifite, kandi iyo bitegereje ubona bafite ubuzima bwiza, bameze neza, roho zabo zisukuye, kubera gukomeza gukurikiza aya mabwiriza. Twihuse cyane, umwenda uba utagomba kwambara ni umwenda uba ufite ibishushanyo, amagirife adasanzwe, cyane cyane ngo mu mugongo inyuma. Ahangaha iyo tuvuze amagirife, cyane cyane bikunda kugaragara ku ma-t-shirt, ukajya ukabona nk'umuntu yambaye t-shirt iriho girife ya skeleton, cyangwa se kwa kundi hariho nk'ikintu cy'igihanga, ikintu giteye ubwoba. Muri rusange nujya kugura t-shirt cyangwa umwenda cyane cyane wo hejuru, jya ubanza witondere ariya magirife aba ariho na biriya bimenyetso biba biriho. Hari ubwo usanga ukabona umuntu aguze t-shirt ariko iriho ibintu bidasobanutse, ntago abyitayeho. Hariho ibintu bimeze nk'amazombi, hariho ibintu bimeze nk'ama aliens, ibintu bimeze nk'imyuka utamenya ari ibiki, mbese ibintu uba utamenya
ari iki byagukururira, ari iki byaguhamagarira ukagenda ubyambaye kuri t-shirt yawe. Ndagira ngo nujya kwambara umwenda jya umenya girife uriho, jya umenya ibishushanyo biriho icyo bisobanuye. Ibi bigirife rero iyo ubyambaye ku mwenda wawe ngo bituma ugira amahirwe make mu buzima, hakagira n'ibindi bikurura imyuka mibi. Ariho hahandi iyo uwambaye n'iyo ugenda uba wumva mu by'ukuri udatuje, utari safe. Ikintu cya kabiri ugomba kwitondera ku mwambaro wawe ni amagambo yanditse ku myenda cyangwa se amasiroga uba utazi icyo asobanuye. Ibaze ko ejo bundi hari umuntu nabonye yambaye t-shirt yanditseho ngo I want to die. Seriye kuko urumva ushaka gupfa? Icyo kintu cyonyine tutiriwe tujya no mu bindi ni amahirwe mabi cyane. Ndetse burya kwambara umwenda wanditseho gutyo aho uciye hose urupfu ruba rukugera amajanja. Mujye mwitondera ibintu biba byanditse ku myenda yacu. Ugasanga umuntu ari mu nzira yambaye imyenda yanditseho amagambo mabi cyane ntanasubiramo, yazamuye n'urutoki rwa musumba zose aricyo gishushanyo kiri ku mwenda we, kandi akagenda yumva ari fiyeri, ari proud rwose nta kibazo, nyamara agenda afakiza abantu bose nta n'ikintu bigeze bamutwara. Ese ibyo bintu koko uba wumva birimo amahirwe? Burya ibyo dukora byose niyo nta muntu wabyitaho hano kuri iyi si tubonesha amaso, ariko ndakubwiza ukuri hari izindi mbaraga, hari indi myuka ibidutegerejeho icyuho icyo ari cyo cyose kugira ngo ize ibe yagira umuntu ikoreramo hano ku isi turebesha amaso. Hari n'uwo mu minsi ishize natunguwe mbona yambaye t-shirt yanditseho ngo I am a dog, ndumirwa. Muri no minsi rero ho kubera ibintu byadutse, kubera amadini yabaye menshi, cyane cyane amadini ari satanike, hari imyenda isohoka mu ruganda iriho amagambo ateye ubwoba. Reka nizere ko rero nuzajya ujya kugura umwenda jya ubanza ushishoze urebe icyanditseho. Ikintu cya gatatu cyo kwitondera ku myambarire, mujye mwirinda kwambara umwenda uriho ibishushanyo bya dragon. Dragon ni igisimba kinini kimeze cyenda kumera nk'inzoka. Ngira ngo abajya bakunda kureba filime z'abashinwa cyangwa se abakurikirana imico yo muri China bakunda kubona ibishushanyo byinshi by'amadragon, kuko mu gihugu cyabo ivuze ikintu kinini. Wenda nzabakorera ikiganiro kirambuye kuri iyi dragon ikivuze. Muri sosiyete nyinshi rero harimo n'izo muri Afurika, dragon bayifata nk'ikintu kibitse imbaraga nyinshi, nk'ikimenyetso kibitse imbaraga nyinshi z'umwijima. Ndetse bavuga ko iyo usanzwe wifite nk'imbaraga nkeya mu myizerere, yaba ari abasenga iyi Mana yacu dusenga, kuko ariyo twizera ko iduha imbaraga zayo zo gutsinda izindi mbaraga izo arizo zose. Ariko hakaba n'abandi rero bafite ibindi bizera nabyo ngo bibaha imbaraga zibafasha gutsinda. Ubwo rero iyo wambaye uwo mwenda uriho dragon, iyo udafite imbaraga zihagije ukura ku Mana yawe, bavuga ko iyo dragon, icyo kimenyetso cya dragon kiba gifite imbaraga zikomeye kandi mbi cyane, zishobora kukugiraho influence. Ikintu cya kane rero ni ukwambara imyenda iyi twita ngo ni deshire. Kwa kundi wambara nk'ipantaro ugasanga iracitse ariko n'ubundi barayikoze mu ruganda ariko imeze ni style nyine. Burya ngo iyi myambaro twita ngo ni deshire ifite ikintu ivuze mu bigendanye na spiritual warning. Ngo iyi myenda iyo yambaye nta mahirwe wagira yo gutunga amafaranga, ngo niyo yabonye aza n'ubundi agenda. Ikindi kandi buriya ngo niba wari usanzwe wifitiye imbaraga zawe, ukomeye, imyizerere yawe ihagaze neza, wowe n'Imana yawe rwose mububanye nta kibazo, amahirwe n'imigisha birimo bikugeraho, uryama ugasinzira nta bintu byo kurotaguzwa, urota inzozi mbi cyangwa se wumva ufite ubwoba. Ngo iyo rero utangiye kujya wambara iyi myenda ya deshire, iyi myenda icitse, ngo ibyo byose uba uri mu byiyambura, niko hano batubwira.
Ikintu cya gatanu rero twihuse cyane ngo ni imyenda twambara, cyane cyane abakobwa n'abamama nibo bakunda kuyambara, imyenda igaragaza intugu. Kwa kundi wambara wenda hejuru ugasanga umwenda uburyo ukoze intugu ziragaragara n'ijosi of course. Ngo iriya myenda ituzanira amahirwe make mu buzima bwacu, ndetse ugasanga ntago turi stable mu bikorwa byacu dukora bya buri munsi, kandi ntago ubuze ahantu bituruka. Wowe ujya kumva gusa ukumva muri wowe ntago uzi ikijya mbere, uraho gusa uri muri yumva nabi, imijinya ya hato na hato, ariko mu by'ukuri ni izo mbaraga zo muri iyo si itagaragara ziba zirimo zikugiraho influence bitewe n'imyambarire tugenda twambara umunsi ku munsi. Ndagira ngo noneho wumve ikintu cya gatandatu ugomba kwitondera. Buriya ngo kirazira kikaziririzwa, ntuzigere wambara imyenda y'umukara ngo uyambare buri munsi umunsi ku munsi. Natangiye mbabaza ngo ese wambara umwenda w'umukara, imyambaro y'umukara inshuro zingahe byibura mu cyumweru? Buriya ngo ni amakosa kwambara imyenda y'umukara buri munsi, kuko ngo buriya imyenda y'umukara iyo uyambara buri gihe umunsi ku munsi uba umeze nk'umuntu uri guhamagara imbaraga kandi ziri negative. Buriya ngo imyenda y'umukara uzacunge neza iyo yambaye nk'igihe kirekire cyangwa se inshuro nyinshi, utangira kwiyumvamo gucika intege, umunaniro, ndetse hari n'abavuga ko iyo bambaye imyenda y'umukara inshuro nyinshi cyangwa igihe kirekire batangira kwiyumvamo agahinda n'umubabaro, cyangwa se mudu yabo igahinduka bakaba nabi cyane kandi nta mpamvu igaragara. Batugira inama rero ko kwambara imyenda y'umukara ntago ari bibi, ariko ugomba kugenda uhinduramo imyeru ndetse n'andi mabara, ariko ntiwambare umukara gusa igihe cyose. Ndetse hari abantu bagiye batanga ubuhamya ko iyo bamaze igihe bambara imyenda y'umukara biyumva nk'uko twavuze haruguru, ariko noneho bavangamo nk'irindi bara, niyo byaba ari uguhindura akantu gato gusa. Kwa kundi ushobora nko kwambara imyenda y'umukara hose warangiza ugahita nk'agafurari k'irindi bara, ngo iyo mpinduka nto cyane bakoze ihita ituma ibyiyumviro bihinduka, bakumva bameze neza, mudi igahinduka, bakumva mbese ubuzima buragarutse. Ngo umukara rero burya wabuzobinga cyangwa se ukurura icyo twita negative energy, imbaraga z'umwijima. Bakomeza batubwira bati buriya nujya nko kwa muganga ugiye nko kwivuza se cyangwa gusura umurwayi, buriya ngo ntukagende wambaye umukara. Ubundi kuki utibaza impamvu abadogiteri bahora bambaye imyeru? Bakomeza batubwira ko ushobora kwambara umukara ugiye nko ku ishuri, cyangwa se ufite examen, cyangwa se nyine urimo nko kwiga amasomo, hanyuma ngo mu gihe wenda ufite nk'inama ugiye guhura n'umukiriya, cyangwa se mu bintu bigendanye na interview, ngo aba ari byiza gushyiramo umwenda w'ubururu, ugatamo akantu k'ubururu. Hanyuma ngo iyo ushaka kugenda wongera amahirwe mu bigendanye n'uburyo bw'amafaranga cyangwa mu buryo buri financial, aba ari byiza kujya ushyiramo akantu k'umuhondo, ukita ku ibara ry'umuhondo. Iyo wumva rero uri muri mudu mbi, biba byiza cyane kurushaho iyo ushyizemo oranje, umwenda ufite ibara rya oranje, ngo bigenda bikuzamurira energy ndetse na mudu nzima. Ahangaha ngo niyo wumva uri hasi, nta potential ufite, wumva nta swaga, aba ari byiza kwambara nanone umutuku. Ngo kandi nanone iyo byagucanze ngo ufite umunaniro ndetse na stress, jya wambara icyatsi, green. Ibigendanye n'amabara dukwiye kwambara bitewe na situation nzabibagiramo muri detaye, kuko buriya amabara adufasha ikintu gikomeye cyane mu buzima. Hari umuntu rwose iyo agiye gufata nk'ifunguro, iyo aticaye ahantu hasize irangi ry'umuhondo nta peti agira. Buriya ngo ni byiza cyane gushyira irangi ry'umuhondo muri saramanje, ngo ryongera apeti. Ibintu by'amabara rero
nzabibabwira neza, kuko nubwo tutabyitaho nyamara ni ingenzi cyane. Wowe kora subscribe, kuko ntago ugomba gucikanwa n'ibi bice byose ngiye kujya nshyiraho. Unambwire muri komenti, ese ubundi umukara, kwambara umukara wari ubiziho iki? Kuko burya biba byiza iyo tujye tubiganiraho, nkabona n'ibitekerezo by'ikiganiro nazabakoreraho ubutaha, ngendeye ku buryo mamushakamo ko nagikoramo. Ciao, bye bye.